Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakandikira cyose kizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda mbashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujye uhita ubibonera ku gihe kandi byose aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero kandi subscribe hasi kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ushaka kode twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Bikorwa gute? Utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufatira kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga uri kureba bitakukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitakukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi yageze, turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikira aho muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, handitsemo 30. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye kuri buri kibazo ugahitamo kimwe cy'ukuri. Araba ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Beka ngo umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Seka ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ese hano urabona igisu cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ni ukuvuga ngo kubera harimo 30, iyo ugeze ahantu hari kino cyapa uhita wongeza umuvuduko, umuto uragenda akaba ari kilometero 30 mu saha. Ariko kwibuka ko bugiye ntago haranditsemo 30, hari aho uragera usanga yanditsemo 40 50 bitewe n'umuvuduko muto ntarengwa bari kugutegeka. Rero hano hari yanditsemo 30, niyo mpamvu tuvuze ngo ni umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Ndakeka ko rumustamo rero se, ndakeka ko rumustandika kwa papuro utari wahisemo. Ndiza ko nicyamuka kije mu kisamura akora mu kanya urahita ugikora. Ariko naguteguriye video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Usaka ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukayireba kugira ngo ikibazo cyose nkizeho kire kujya kikugora kijyanye n'ibyapa. Uko nikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse n'ibibazo babaza aho genda uyirebe. Rero ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe uri mu rugendo ushobora kuyazimya ryari? Ara ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Beka ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo yari mu nsisiro. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari icyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Kubera iki rero? Kubera ko iyo ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga birashoboka ko amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rwa rumuri rushobora guhuma abo bandi bayobozi bari kuza bagusanga.
bigatuma batareba imbere neza, bikaba byabateza ibyago. Niyo mpamvu iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, uzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko aramutse uhitamo B, ndakeka ko aramutse uyandika ku papuro, mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, zaba iza provisoire, zaba iza kategori. Mwebwe mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 tubigufashemo. Muri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tukwigisha mu gihe gitoya, turaza tukigana turi kumwe. Umunsi umwe cyangwa ibiri ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero rero tubibafashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara abiri y'ubwoko bumwe, ariko ngo hari amatara yo ikinyabiziga kiba cyemerewe kugira arenze abiri. Ayahe matara? Arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, se ngo itara ndangaburumbarare, deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano hamwe igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikinyabiziga kiba gishobora kugira amatara arenga abiri ndangamubyimba. Amatara arenga abiri yerekana ibyerekezo cyangwa ibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ikaba cyagira amatara arenga abiri ndangaburumbarare. Ndakeka no zitamo rero D, ndakeka no zikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikirabuga kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Urabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane. Rero iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Araba ngo imyaka 10, B ngo imyaka 12, C ngo imyaka 7, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kurabana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite kuva ku myaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye. Kubera iki? Kubera ko umwana uri munsi y'iyo myaka ashobora gukubagana, akaba yaguteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Icyo cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo gutambuka mbere. Kivuga ko haratambuka mbere ibinyabiziga biturutse imbere. Ese kiba gifite amabara asate? Aranga ubuso ni umweru, B ngo ikirango ni umutuku n'umukara, C ngo ikirango ni umweru n'umukara, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera ko cya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere cya gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Kubera ko kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Hano hari ahantu babonye ubururu, umweru n'umutuku, oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni ingenzi ko wajya kureba video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, kuko urabona ko ibyapa bakunda kubibageza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Mu bihe bihe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, B ngo iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, C ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi
ni C. Iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ntihabe hari ibyapa bibuza. Murabizi hari ibyapa biba bibuza bivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru, cyangwa hakaba hari n'ibindi bimenyetso bibuza abanyamaguru kuhaca. Iyo hatari ayo mategeko yerekanwa n'ibyo bimenyetso, izo nzira ziba zishobora guharirwa abanyamaguru. Ndakeka ko aramutamo C, ndakeka ko aramutse kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora, kuko niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imburazi muri kazemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Hehe? Ari ngo mu nsisiro gusa, mbega ngo hegera inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese imburazi muri kazemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho hehe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nkwibutsa ko impamvu tuba tuje gukosora kino kizame, ibibazo biragaruka. Ukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni D. Nta kiso cyukuri kirimo. Kubera iki nta kiso cyukuri kirimo? Nuko imburazi muri kazemerewe gukoresha kwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Neza neza kino kibazo barongera bakikubaza kimeze gutya, ariko kuri A bavuge ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahita uhitamo A ivuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga mu nsisiro gusa, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunababwira ukuntu ikibazo bashobora kugihindura kugira ngo ugerweho mu kizame cyawe warabonye ku bibazo bigiye bitandukanye n'ukuntu bagenda babihindura, uzakore rimwe uhita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo uvuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa urabona ari mpande eshatu, ese urabona ari uruziga, ese urabona ari mpande enye? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Iki cyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aranga kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Beka ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Sega ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D. Ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Bagishyiramo akenshi uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Noneho murabizi amategeko yo mu nzira y'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe nayo mu muhanda ubisikanirwamo. Bakagishyiraho rero kugira ngo bakubwiye ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko musitamo rero A, ndakeka ko musikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuyeho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Niba utwaye ikinyabiziga kikagupfiraho, ntabwo uraterura ikamyo mu muhanda, ntabwo uraterura dayihatsu mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino kimenyetso kiburira hari intera ugishyiramo kugira ngo ibindi binyabiziga biza bigusanga bimenye ko bigomba kwitonda, bimenye ko hari icyago. Ese ugishyira mu ntera ingana iki uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze? Ari ngo muri metero 5, mbega ngo muri metero 25, sega ngo muri metero 45, kuri D bari kutubwira ngo muri metero 100. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari ikihe? Ndizera ko ikiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 25 uvuye ahantu ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ndakeka ko musitamo rero B, ndakeka ko musikandika ku papuro. Uri gukosora kino kizamu ukabona ari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, nkazagitegura nkazakigushyiraho, kazakora rimwe ugahita utsira. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa igihe. Mu zindi ndimi z'amahanga kudepasa bibujwe gusa igihe byagenze ute? Arangwa igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye
sega ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndiza ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera ucagaguye, mu gihe uriya murongo udacagaguye. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye, aho ni B duhisemo. Ni ukuvuga ngo uriya murongo wera urombereje hagati mu muhanda iyo udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho, mu gihe iyo ucagaguye uba wemerewe kunyuranaho, uba wemerewe guhindura icyerekezo, uba wemerewe gukatira ibumoso. Ndakeka ko ramaze guhitamo B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11, ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatwandika cyangwa ugahamagara kuri 0789 935 1626 tukabigufashamo mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare tubafashe kubona kode. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. Ndagenda nkagusharinga screen ya computer, nkaguha uburenganzira ikintu nashyize muri computer yanjye ukagera ukibona muri telefoni yawe, nkakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri 0789 935 1626 tubigufashe. Mu kibazo cya 11 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, aravuga ngo gukomeza ibumoso. Bega ngo kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Sega ngo kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ese uramaze guhitamo C? Ese uramaze kuyandika ku papuro? Impamvu yazimya nuko birashoboka ko icyo kindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga, ushobora kugihumisha uwo muyobozi wacyo akaba atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago, kandi biriya byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Ndakeka ko muzitamo rero C, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibintu bikunda kubaho ukabona umuntu yavuye ku pikipiki ari kuyisunika. Ese abagomba gufatwa nkande? Hano ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo umunyamaguru, bega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, sega ngo umugenzi, deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umunyamaguru ariko ari n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese ushobora kumufata ute? Ese ugomba kumufata ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa nayo amashusho yose arimo, nayo namaze kuyibakorera iri kuri YouTube channel yanyu. Kandi nkwibutsa ko izi video zose bandi kukubwira z'amasomo nabakoreye ugiyeho ntuhite uzibonaho, kubera wenda haba hariho video nyinshi. Uranyandike cyangwa kwamamagara kuri 0789 935 1626 nkaziguhereza mu gihe gitoya kitarenze iminota 2. Rero mujye muhita mutwandikira mu gihe hari isomo mutari kubona kandi narayishyizeho. Hano rero iso cy'ukuri nta kindi ni B, ubwo bakumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ipikipiki ye yaba yamupfiriyeho. Ndakeka ko muzitamo B, ndakeka ko muzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi iyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo nicyo akora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi iriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Buri tara rero hari ikintu riba risobanura. None uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ugeze hari ibimenyetso bimurika, usanze harimo ibara ry'umuhondo, uba ugomba gukora iki? Ese ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga?
tegereze neza usubizanye ubwitonzi. ari nko kongera umuvuduko, wahagera wasangamo umuhondo ugahita wongeza umuvuduko. Mbega ngo kugumana umuvuduko wariho, siga ngo kwitegura guhagarara mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gufata feri cyane. Ese hano urabona iso kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iyo usanzemo umuhondo hano iso kuri nta kindi ni se, ugomba kwitegura guhagarara. Kubera icyo ugomba kwitegura guhagarara, ko biba bigiye kuva mu muhondo bijya mu mutuku, rero ukitegura guhagarara. Ndakeka ko namusutamo rero se, ndakeka ko namusukandika ku papuro tari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroki no kubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo, no kubera iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. ari ngo bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Mbega ngo bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo. Siga ngo bifasha romoroki guhagarara byoroshye mu gihe kuri de bari kutubwira ngo bikurinda umuyaga. Ese no kubera iki? Niba romoroki iri kugenda imbere yawe uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B. Bifasha umuyobozi wa romoroki kukurebera mu ndorerwamo, kuko wamwegeye cyane hari igihe aba atari kukubona. Ariko iyo wamuhaye umwanya uhagije, ugasiga umwanya uhagije hagati yawe n'iyo romoroki, bifasha uwo muyobozi wa romoroki kugera kurebera muri ziriya ndorerwamo. Ndakeka ko namusutamo B. Ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi bagiye kuduha ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga. Mwebwe mu ndimi z'amahanga kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma mwebwe mu kita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. None ririya tara riba riri kubonesha kuri plaque rishobora gutuma usomera izo nimero z'ikinyabiziga mu ntera ingana iki? Aravuga ngo muri metero 150, mbega ngo muri metero 50, sega ngo muri metero 20, mbega ngo muri metero 10. Ese hano urabona iso kuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso kuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni C. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma ziriya nimero ziranga ikinyabiziga. Ndakeka ko namusutamo rero C metero 20. Ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora bino bizame biba bimaze gukorwa. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyako kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyago kidahoraho, ikimodoka kinini cyari kiri kugenda kigwa mu muhanda kirawufunga, icyo cyago ntigihoraho. Cyangwa asanga ni igihe cy'imvura ibitaka byamanutse bifunga umuhanda, hari imirimo iri gukorwa. Rero hari ibyapa bashyiraho mu muhanda kugira ngo byerekane aho mugomba kwerekeza cyangwa aho mugana mu gihe hari iyo mirimo iri gukorwa rero mu muhanda. Ese ibyo byapa bashyiraho bikwereka aho ugomba guca birangwa n'amabara asate, ariho ngo umweru n'umukara, mbega ngo umweru n'umuhondo. Sekabango iki? Sekabango ubuso bw'umweru gusa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese biriya byapa bashyiraho biba bigomba kuba bifite amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Nuko bashyiraho ibyapa bitegeka, kandi ibyapa bitegeka birangwa n'amabara abiri ariyo ubururu n'umweru. Hano hari ahantu mubonye handitse ubururu n'umweru,
ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ariko niba biguhereza mu kanya bakakubwira ngo ibara ry'ubururu n'ubuso bw'umweru, cyangwa bakavuga ngo amabara abiri ariyo ubururu n'umweru, uhita uhitamo icyo nicyo kiraba ari igisubizo cy'ukuri. Kuko iyo hariho kuyobya umuhanda bakoresha bino byapa bitegeka, birakwereka noneho icyerekezo utegetswe kunyuramo, kuko nta yandi mahitamo ufite yo kuvuga ngo ndacaha. Kuko niba hari iyo mirimo iri gukorwa cyangwa n'igihe cy'impanuka, nibo baragutegeka ahantu ugomba guca kugira ngo bakurinde ibyago. Ikibazo cya 17 ikibazo ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aya ngo akazamuka gashinze cyane, mbega ngo umuyaga w'intambike. Sega ngo uruhererekane rw'amakoni mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuhanda unyerera. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira iki? Umugenzi. Kino cyapa kikaba gisobanura iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de, umuhanda unyerera. Kino cyapa urabona ko turebeye ku birango bya kino cyapa ko nino modoka yari iri kugenda, ariko uri kubona ko yari iri kwandika 8. Kino cyapa rero kikaba gisobanuye ko ahantu ugiye kugera hari umuhanda unyerera. Ikindi nkwibutsa ko bino byapa bishyira mu ntera runaka utari wagera aho hantu hari icyo cyago. Niba bakubwiye ngo hari umuhanda unyerera, urava kuri icyo cyapa ukomeza imbere ubone kugera ku uwo muhanda unyerera. Ari naho bitandukaniye na biriya byapa bitegeka cyangwa biriya byapa bibuza. Byo uhita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa ibyo kiri kugutegeka ukikirengaho. Mu gihe kino cyapa cyo ugenda intera runaka ukabona kugera ku uwo muhanda unyerera. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri kubyo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 200, mbega ngo metero 250, sega ngo metero 300, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Nuko ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Oya, ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. Ko murabizi ziriya nzira za gari ya moshi zifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda myinshi igenda yambukiranya imihanda ya gari ya moshi. Rero iyo gari ya moshi igiye gutambuka, baba barashyizeho amatara yaka urumuri rutukura agenda yakazima ibara ry'umutuku. Mu gihe rero wari ugiye kwambukiranya umuhanda wayo, kuko murabizi gari ya moshi ikintu isanze mu nzira ya kigonga akaba ariyo bakoresha, ntabwo bakoresha ibyapa. Hano baba baravuze ngo ibyapa. Rero hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu duhisemo de, bakoresha itara, kandi hano batubwiye ngo bakoresha ibyapa. Rero bakoresha amatara. Ndakeka ko namusamo rero de, ndakeka ko namuskandika kwa papuro. Ikibazo cya 19 kibaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwiwukirwa bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Irangi risa rite? Arangwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri, mbega ngo irangi ry'umweru ngarura rumuri, sega ngo irangi risa n'icunga rishije ngarura rumuri. Deka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kuri amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Birumvikana kuba bavuze ngo irangi ngo ngarura rumuri, irangi ntabwo ryaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga rwawe nirukubita kuri iryo rangi rahita risa nkaho ryase. Niyo mpamvu bagita ngo ni irangi ngarura rumuri. Hano duhisemo A, irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Ndakeka ko ramusitamo A, ndakeka ko ramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Ari ngo gasamuko gashinze cyane, mbega ngo umuhanda utaringaniye ibumoso, sega ngo ahantu umuhanda umeze nabi mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ahegereye utununga.
Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino cyapa nacyo kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, n'iso cyukuri nta kindi ni akazamuko gashinze cyane. Ndakeka no zitamo rero nukuvuga ngo iri 10% iyo riri mu ruhande rw'ibumoso babyita akazamuko gashinze cyane. Nubona ribererekeye mu ruhande rw'iburyo azaba ari akamanuko gashinze cyane. Noneho ikindi kintu ugomba kumenya, izi purusa bagenda bazishyiramo bitewe n'ukuntu ako gashuri cyangwa ako kazamuko karaba gahanamye. Ndakeka ko zitamo ndakeka ko skandika ku papuro utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ibibazo biri gukunda kugaruka, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kize ujye urahita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode cyangwa ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa uri kure ukeneye ko tugufatira kode, turabigukorera byose. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 1626, ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko rero mugiye kubikora. Ikindi bibazo biri gukunda kugaruka, ukanda subscribe kugira ngo ujye ubibonera ku gihe. Ikindi ufite inshuti zawe zishaka kwiga amategeko y'umuhanda, ujye uzisharinga zino video nazo zize twigane dukore rimwe duhite dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.